mbwira ari ibintu byari byakubaho nawe ukaba ufite n'inshuti yawe noneho ukagirana ikibazo n'indi nshuti yawe kandi murabizi ko nta muntu ugira inshuti imwe cyangwa se nk'inshuti yawe ukamubwira uti inshuti wanjye Imana yampemukiye cyangwa se yambabaje bino na bino nyine akakumva akarakara kukurenza ibyo byakubaho noneho nyuma ukazaniyunga na ya nshuti yawe umva nyine mwebwe nyine mwagize igihe muri inshuti nyine mufite ibintu bibahuza mugakemura cya kibazo ukamva namubabariye ukumva nta n'ikibazo none ya nshuti yawe igasigara ari yirakaye byahatari umva igasigara wumva nyine wana uvuga uti kanaka ati ngeza uriya muntu waguye mu kikura sishaka no kumwumva agenda noneho usigara ari wowe ubangamiwe kuko uba wariyunze n'inshuti yawe kandi umva utifuza wenda ko wakumva no kwivugana ukabona n'ubwo nyine hari habaye ikibazo ko cyarakemutse ibyo bintu rero bikunda kuba ku bantu benshi noneho biba bibi cyane iyo ari umupatina umugabo wawe girlfriend boyfriend cyangwa ibintu nk'ibyo kuko abantu bafitanye umubano wenda tugendere ku bantu bari married abantu bari married bafite umubano uri deep ubu umubano nyine ukomeye nko mufite ibintu bibahuza murararana muhura mu bintu byinshi cyane bishobora gutuma nyine mugirana ikibazo no kugikemura bishobora koroha uko cyaba kiremereye kose reba noneho rero wabiganirije nka mama wawe kuba bafite papa wawe se umuvandimwe wawe yiyumva nabi akumva aramwanze bitewe n'icyo kibazo noneho rero iyo mugikemuye niho handi usanga bari kukuvuga turiya ni igicucu umuntu utazi gufata umwanzuro abantu nyine mwebwe baba babwiye ikibazo ntimukabikomeze mujye mwumva ko nyine ibibazo nyine bibaho ariko nta n'ikibazo kidakemuka yasi umuntu yariciye undi akamubabarira gute se ni ikihe kibazo urumva kitakemuka hagati y'abantu babiri bagiranye ikibazo niba wa undi waje kutakira kubwira ko yababaye yabyoroheje nawe uhita ubyoroshye wigumya nyine wumva mu mutima wawe ukirakariye wa muntu kandi n'uwo bagiranye ikibazo yaragikemuye ayumva nyine nta kibazo agifite ibyo rero gusa nkaba nagaruka mbwira ba bantu nyine bafite amafamiye mujye mugenda gakeya kwihuta kusharinga ibibazo mwagiranye n'abapatina banyu mubibwira b'abantu babakunda b'abantu bababazwa n'ibintu byababayeho ujye ububwira abantu biri kuri point final umuntu ubona uti ibingibi uko nawe kujya akantu kose gakoma uhita ugenda uvuga uti kana kangire gutya basigara banamubona nk'umuntu wa fake bya bindi wababwiye bagasigara bumva bamwanze bagasigara bamuciye amazi kandi wowe nuko wari urakaye we byaranashize nta nubwo ukibifite mu mutima wawe so turebe nyine ibintu dusangiza abantu badukunda tujye dutekereza kabiri mu gihe tujye kubasangiza ibintu byatubabaje kandi biturutse ku bandi bantu ntukababare ngo itumva birarangiye nyine ugomba guhita usharinga abantu ibintu byose byagenze gutya na gutya bari abantu ntuzi ukuntu bari kubifata ntuzi n'ukuntu bazakomeza kubifata kandi wowe muziyunga bo basigane nyine kandi niba batishimiye umuntu wawe nawe bizakugiraho ingaruka uzababara cyangwa bamusuzuguye kuko hari igihe ujya kubona nk'umuntu aravuze ati uriya mugabo reka nta kigenda ari wowe wamuganirije igihe mwagiranye ibibazo nyuma ukavuga uti uriya arasuzugurira umugabo cyangwa se arasuzugura umugore nta soni ariko mu by'ukuri niwe wabiteye yamusuzuguye kubera nyine ibintu wamubwiye mujye mwitonda yani nibyo nyine ntabwo ari byiza kugumana ibintu byawe kandi nanone ugomba hari igihe nyine ibintu bikurenga ukumva wabisangiza abantu kujya bibaye byiza washaka n'umuntu utanazi nk'ubu ukazuka n'ibyo tuhaye ngiye ndashaka gusangiza ikibazo nagize umbwire ntabwo nabura ibintu umubwire ugahumura bigashira utagiye guteranya imiryango ngo nuko ngo mwagiranye akabazo ngo ugende ubabwira ngo abantu banjye nibo ngomba kubwira ngo ibibazo ngo nagize hari ibibazo bitari ngombwa kuvuga cyangwa ubwira abo bantu bawe yani kugira ngo ujye kubabwira n'ibintu bigomba kuba ari ibintu bana bya nyuma nyine ubona ko byanze kabisa niwe n'abantu mu bantu ubona mugiye no gutana
ashaka abajyanama batari abantu bawe b'amaraso yawe biba hafi ibintu byawe bibahungabanya ya nawe ukabona ashaka ngo njye mbabwire nyine nuko nanjye kaba karambayeho murakoze imbeho imereye nabi dore ukuntu nifubitse ndabakunda ese nanibagiwe ndagarutse abashu ko mu nkunda nanjye mbakunda mwagiye muri bio yanjye kuri TikTok mukareba kuri Hayla mugakandaho murahita mwinjira direct kuri YouTube channel yanjye munkorere subscribe murebe ibintu biriho mukore comments mukore share tugire famille nini ya Hayla vuba ejo nzabaha igitambaro ejo cyangwa ejo bundi inshallah mfite ibitambaro nka 3 nateguye byiza ngomba gutega nkabigisha twajya dusa neza nzabereka n'ukuntu njya nkora makeup ninjye uyikorera ntabwo ndi umu makeup artist ariko nzi gukora makeup nzafata akarumuna kanjye ngasige neza makeup iri simple ku buryo nyine ushobora kujya ahantu uri gusenga ko ufite amafaranga ngo uhamagara ngo mu makeup artist ngo gusige cyangwa n'ukuntu ujya ahantu nko mu bukwe ugasanga abantu ni benshi bari gusiga bikaba byanangira utisize kandi ugomba gusa neza muri ubwo bukwe ugahita ufata aho ngaho utuntu ukisiga ni ibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire nari mbakumbuye ndanabakunda Imana iduhana umugisha idukundishe n'ibiremwa byayo iduhe ubuzima bwiza buzira umuze dukundishe n'ibiremwa byayo iduhe n'ibifaranga byinshi iduhe n'umunezero mu miryango yacu mu buzima bwacu iduhe kuyibuka buriya yuko Imana nayo irakuzirikana tujye twibuka Imana cyane mu bintu byose dukora kuko byose niyo isi niturangaza ngo twumve ko nyine ibyo dukora ari twebwe oya niyo dushobozwa nayo yibuka mu gitondo ukiva mu buriri uti Imana ndagushimye ntabwo nari nsinziriye meze nk'umupfu none dore ndabyutse ni kubw'ububasha bwawe si kubwanjye rero Mana nkuretse uyu munsi ubane nanjye uyibwire iki na kiriya nyine kumva wifuza ko biza kugenda noneho ubwayo guhitiramo ariko iyo wayisabye ibintu bigenda neza ukayisaba ko ikurinda bwanda kwiruka bw'Imana Imana turakoze Imana ibi byose nyine tujye tuzirikana Imana nayo izajya tuzirikana tunayisaba ngo ijye iduha ibyo tuyisaba byose murakoze rero ndabakunda bye